wabyumvaga umukozi wabyumvaga ninde yitwa Karangwa. Umukozi ubwo hajemo undi muntu simumenye simumukipinze mu mayinde yitwa Karangwa. Reka dukomeze twumve umukecuru Kibi, dukomeze twumve umukecuru mama wa Kibi bari kuvuga. Kandi ni ngombwa rega kuko njya kukuyobora inzira y'agakiza ukava mu biyobyabwenge. Oya, ibi nari mbyiteze rwose ko byanga bikunze nukizwa uzahita ugarura ubwenge ugatekereza ku mwana wawe. Reka rero mbagira inama, wowe Kibibi nyemerera ugume hano amezi ane asigaye, sibyo? Si amezi ane asigaye ngo ubyare uwo utwite, wenda turebe ko wabyara umuhungu. Nubyara umuhungu niwe uzajyana mu cyimbo cya Ngabo, sibyo? Ariko ubwo uzamwita Ngabo nyine uramutse ubyaye umuhungu. Karangwa, reka twigarukire kuri Karangwa, wa wundi uri kubumviriza n'umukozi wabo ryaguye mu gutwi, ayikange asubire inyuma agonga ameza atekereze. Ese ko bari gupfa abana, uriya uvutse n'uriya ukiri mu nda ya Kibibi, ubundi buriya abo bana bapfanikira yamaye nka birakaze. Kibibi icyo gihe nyine turacyari icyo gihe badusubije inyuma ho gato ibyo tutari twarabonye. Kibibi ati oya ntibyashoboka, nubwo nabyara umuhungu oya rwose ntibyashoboka. Umenye ko uyu mwana ntwite atari uwa Rugamba, ubizirikane. Ndetse nanjye ntabwo nigeze menya uwanteye inda, igihe nafatwaga ku ngufu ntabwo namumenye. Mbizi ibyo bintu neza kuko Aneti, yego urata mama, ibyo uvuze wenda byo ntapfa kubyemera. Ibyo nibyo, umukobwa wawe nabyara umuhungu azajyana uwo nguwo, sibyo? Azamwite Ngabo, sibyo? Mama wa Kibibi ati ariko dukwiye guteganya ko namubyara n'umukobwa. Rero Aneti, reka twumvikane, Kibibi niyemere ko abyaye umuhungu yajyana uwo nguwo akaba ari we wiyita izina basezeranye. Ariko nawe twemerere, niwemere ko niyabyara umukobwa uzaba wihombeye. Aneti, aha biragoye, reka mbyemera, ariko nanjye azambyarira mu ntoki, ibyo tubyumvikaneho. Naba ari umukobwa nzamugumana azitwa uwanjye, nk'uko nawe Ngabo wanjye azaba yitwa uwawe, sibyo? Uzaba ushaka Ngabo wanjye, uzabyara naba ari umukobwa azavukira mu biganza byanjye, azitwa uwanjye, nzamugumana, sibyo? Kibibi oya we, umwana wanjye akarerwa n'undi nyina ahari. Arangize atekereze, ariko se nanone ko ntabajyana ari babiri ndabigirane. Aneti, umva kandi ahubwo reka mwite izina aka kanya ataranavuka, nawe wamwise izina kera kose. Kibibi, nkuko nabikubwiye ejo ujya kwipimisha, uyu mwana utwite mwise izina, azitwa Kariza Nadia, kuko azaturiza iminsi yose, azaturiza kweri. Kibibi, yes, tugaruka aka kanya. Kibibi aracyari kubwira inkuru umugabo we, ibi bintu tutari twarabonye n'umugabo ntiyarabizi, ari kubimubwira kano kanya. Nuko byagenze papa Ngabo, nicyo cyatumye mara y'amezi ane ntaragaruka mu rugo rwanjye. Koko nabyaye umukobwa duhita tumwita Kariza Nadia. Rugamba yatunguwe, mbese ubwo nimumbaza uko umugabo ameze. Natwe ubwacu turi kumva kureba iyi filime turumva twatunguwe. Ubwo yahindukiriye Aneti, umukobwa wawe yabyawe n'umugore wanjye, wa mukobwa wawe nzi. Mbabarira wumva amagambo Aneti agiye kuvuga hano, wa wundi twari tuzi mu kabari, wa wundi Mbabarira wumva umubyeyi hano. Yego papa Ngabo, niko byagenze. Ariko kubw'ibyo bikomere byose no kubera kumva ntashaka kubyara undi mwana nyuma ya Ngabo,
n'agaciro numvaga nshaka gukomeza guha Kariza Nadia byatumye ntashaka umugabo. Ibaze nawe, kubwo kwirinda umwana wasimbura Nadia cyangwa ngo anyibagize Ngabo, nahisemo guhora nkizwa. Wenda hari ibikomeye by'aba bana Imana izabyikorera. Mumbabarire, kwihangana birananiye. Aneti ararira. Nawe Rugamba, umugore wanjye, ndababaye ariko sindakaye, ntabwo ndakaye. Abantu bose hano ikiniga cyabishe bari muri struggle sen, ibintu biri gusa nibibatungura. Nyumvira na Rugamba, umugore wanjye, ndababaye ariko sindakaye, kuko nasinze nkaguca inyuma. Ngabo nawe umbabarire, mumbabarire, kamanze nihanagure. Nawe umbabarire Ngabo, ko ntakubyaranye na Kibibi kandi ko ntabanye na mama wawe Aneti. Birangoye, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko mwihangane byandenze. Ibi bintu amateka arakomeye. Kandi nawe Nadia, umbabarire ko nabanye na mama wawe Kibibi. Wowe sinkurere nk'umwana w'umugore wanjye, gusa nishimiye ko warezwe n'amaboko meza. Aneti, Imana iguha umugisha, gusa nta kindi navuga. Sorry. Kibibi, ako kanya, Imana iguha umugisha sheri, amuryamemo. Gusa papa Ngabo, twagize ikibazo kandi kitoroshye. Mumbabarire mbanze nihanagure mbabwire neza. Mereza ako gaswara aho ngaho, ako gatabo ako ngako. Yego, twagize ikibazo muri iyo myaka ishize yose. Ni Kibibi ukomeje kuvuga. Hari umukozi wakoraga iwacu witwaga Karangwa, batugarure kuri video cya gihe. Ariko ubwo uzamwita Ngabo. Yaha, Karangwa hari yikange, asubire inyuma agwira meza, ibintu binyanyagire. Mukecuru aze, Karangwa ari kubitoragura. Mukecuru ati, ibi nabyo harimo ibyo tutabonye, mutega amatwi. Mukecuru ati, ese ayo meza uyagwiriye ugira ute? Karangwa, ndasitaye nyagwaho. Cyazari Karangwa. Mukecuru, erega uzajye gukina komedi, mbona bikubereye. Uzajye gukina komedi, uzahere kuri iyo yo gusitara ku muyaga, ngo urasita yagwaho. Mukecuru arigendera, agenda avuga n'ubundi ati, ubu susitaye kuki koko, mu by'ukuri utabeshye. Karangwa asigara atekereza ibyo bamubwiye abyibuka. Uzajye gukina komedi yo gusitara ku muyaga, ari kuguma abyibuka. Kiri gutoragura bya bindi, abona urupapuro rw'amasezerano. Ibi ntabwo twari twarabibonye. Ararutora, titire y'ibyanditseho yanditse ngo amasezerano y'umwana wa Rugamba uri mu nda ya Izabikora Aneti. Reka ngasubiremo. Handitseho ngo amasezerano y'umwana wa Rugamba uri mu nda ya Izabikora Aneti. Arakomeza arasoma urwo rupapuro, agira ahantu handitse ngo azitwa MY Ngabo. Karabaye, si muri kugenda musobanukirwa. Araruzinga, araruhisha mu mufuka w'ishati, biranga, aruhisha muri matera. Arakomeza aratoragura, abona nanone ifishi yo kwipimishirizaho kwa muganga. Arasoma, byari byanditseho, hari handitseho ngo umwana yitwa Kariza Nadia, ameze neza mu nda ya nyina, amaze amezi 5.
ya ni bya bindi bipimishirizaho, sinzi niba ibi bintu biba byanditseho. Ati ku iyo fishi hakaba handitseho ngo se w'umwana Akariza Nadia ni Rugamba Dieudonné, nyina ni Kibibi. Aha, aribaza ibi ni ibikira, ni ukuvuga se ko Ngabo na Nadia ni bene mugabo umwe? Aba bana si ubumama nibavuka bakanakura ibi bintu bazabibyirwa n'iki? Aha, Kibibi aka kanya ibyo nibyo bari badusubije inyuma tutabonye. Kibibi ari kubwira umugabo we, aka kanya reka tugaruke ari kumubwira n'ubundi. Urwo rwandiko rero twararubuze, ndetse n'iyo fishi byose twarabibuze, aho biri byarajyanye. Ubwo nibwo umukecuru yatugiriye inama yo gukusanya umushahara wose twari tumugezemo, uwo muhungu, uwo mukozi wacu twari dufite, tujya kumushingira iduka mu gihugu cyo hanze. Njye nanditse mu Burundi, sinze niba tuzabikosora, niba tuzaharekera abanyaburundi, abarundi mu bimeze gute, tuzakarekeremo tuzandike ikihe gihugu? nawe reka Kibi bakomeza avuge, nari muciye mu ijambo. Ariko duhora dufite ubwoba ko yaza byose yazabizambya ku kazi byinshi, ndetse ajya no kugenda. Batugarure kuri icyo gihe video Karangwa ajya kugenda yabwira mukecuru, nzazirikana akajambo wambwiye kakanshimisha cyane, ngo nabasha gukina komedi yo gusitara ku muyaga. Ariko mva nkubwire, nubwo Karangwa rero avuga yisekera koko wagira ngo ni n'umukomediye, wamwumvise? Ariko nawe uzazirikana ibi, ndamutse ngarutse twakina umukino wo gusubiza amashami abiri ku giti cyayo, sibyo mukecuru? Uwo mukino nawe ukipinge mu mayinde, wo gusubiza amashami abiri ku giti cyayo. Papa Ngabo, iryo jambo ryaduteye ubwoba pe, ariko ntago turarisobanukirwa pe. Rugamba yewe, nta nubwo ubwonko buragaruka, nyine biracyandenze. Ibintu bijya kurenga umuntu w'umugabo biba bikomeye. Gusa ibyo uri kuvuga, njye ndumva amashami abiri ari Ngabo na Nadia, ndetse igiti ndumva ari njyewe byanga bikunze, kuko urabibona yasomye nk'uko mubimbwiye, yasomye urwandiko akabona se wa Ngabo, yanasoma ifishi akabona n'ubundi ari njyewe. Urumva ko izo nzandiko zamuhaye amakuru, simuha kandi amakuru atariyo, amugaragariza ko abo bana bose ari njye papa wabo. Rugamba n'ubundi akomeza avuge. Sha rero mumbabarire, ndumva n'umutsi w'ubwonko wenda gucika. Ibi bintu ni birebire, yewe mureke tubisengere. Ako kanya uwo mugabo azamura amaboko, atarasenga arakebuka n'akanyamuneza. Ariko mureke mbabwire, aba bana nta n'icyo bapfana. Muzi ko ntacyo bapfana? Ntangiye kubisobanukirwa. Kibibi, yego ntacyo bapfana, ni nayo mpamvu atari ngombwa kubaganiriza rwose, nese ko ntacyo bapfana. Ahubwo murumva ko haramutse hagize ubimenya muri bo, mu by'ukuri byamuvanga mu bwonko, ugasanga umwe atangiye kwitinya ku wundi. Rero mba numva rwose nta n'impamvu yo kubibabwira Rugamba. Ariko uyu Karangwa wo mu mahanga, nubwo yaza akababwira ukuri, nta n'icyo byatwara. Aneti, oya, nubwo nanjye mpora nshyugumbwa kubibabwira, ariko kubibabwira byabagwa nabi, icyo mbona cyo. Ndetse na Karangwa ntitwakwizera ko ukuri, ntabwo twakwizera ko ukuri afite ari uko badafite icyo bapfana, kuko yaba urwandiko rw'amasezerano rwa Ngabo, yaba n'ifishi ya Nadia, byose bigaragaraho ko bafite icyo bapfana. Kibibi, Aneti, nta yindi nzira yo kugira ngo Ngabo abe uwawe udahombye Nadia, kandi nanjye nuko nta yindi nzira yo kugira ngo Nadia abe uwanjye ntahombye Ngabo. Mbese nta yindi nzira ishoboka yo kugumana umwe ukagumana n'undi, uretse gusenga gusa.
imana ikazabaha umugisha mu buryo bwayo twe ntitwamenya gusa isezerano ashyiraho ikiganza aneti nawe ati isezerano rugamba isezerano 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 rugamba ati uwiteka iri sezerano rice nk'imanzi mu kiganza cyawe ahangaha ndagira ngo turi kwikina nzabereka iri sezerano rizaba ryadutse muri worship fighting ukuntu babigenza nawe muzabibona ni akantu keza cyane kagasiketi keza cyane kasirimutse sibyo ya murakoze cyane tuzagaruka turi kwinjira kwa Selemani Masho atawuze aka kanya ndabashimiye cyane 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 I love you all nishimira ko muyikurikira abantu nimujye kuri YouTube channel mukomeze mukore subscribe mukora views nyinshi cyane ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane uzi yakwishimira iki gikorwa muduhereze uzi yagira icyo agikoraho muduhereze ubundi ibintu bigende neza nawe ndagira ngo ngushimire wakoze cyane iyi ni Duhindure TV we make you Kigali yane.